Hello everyone. We are so happy to meet once again. This evening we are going to share the word. But before we read the Bible, I'd like to pray. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you. Every day you want us to receive your word. Because you know that your word is life. So I pray that tonight you may bestow grace upon all viewers, so that everyone can receive your word as it is. May you guide us from the beginning up to the end. In the name of Jesus we pray. Amen. We'll again read Luke chapter 15. This is the last session about the story of the prodigal son. Of course, this story is so deep we cannot talk about it enough. But allow me to read from verse 11 through 24. Then he said, a certain man had two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. So he divided to them his livelihood. And not many days after, the younger son gathered all together, jumped to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. But when he had spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena. Then he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. Aragenda hakwa ku muntu muri icyo gihugu amuhereza mu gikingi cye kuragira ingurube. And he would gladly have filled his stomach with the parts that the swine ate, and no one gave him anything. Yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga ariko ntihagire ubimuha. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho jye inzara insinze hano. I will arise and go to my father, and he will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. And I am no longer worth to be called your son. Make me like one of your hired servants. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Umwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. Ariko se abwira abagaragu bati mwihute muzane umwenda uruta iyindi mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime. For this is my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry.
kuko uyu mwana wanjye rero yapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Yes, we have read up to verse 24. Twasomye tugeza ku murongo wa 24. The greatest enemy of human beings not having problems like famine umwanzi ukomeye cyane w'umuntu si kugira ibibazo wenda nk'inzara or other problems, cyangwa se ibindi bibazo bindi, but our enemy is our thoughts, ahubwo umwanzi wacu n'ibitekerezo byacu, because our thoughts disturb us so much. kubera ko ibitekerezo byacu biratubangamira cyane. We could see how this prodigal son left his home. Tubasha kubona uburyo umwana w'ikirara yavuye iwabo. As we're talking about sin, mu gihe tuganira ku bijyanye n'icyaha, when we talked about the sin of the prodigal son, you could see how many people are deceived. iyo tuvuze ku cyaha cy'umwana w'ikirara tubasha kubona uburyo abantu benshi bashutswe. Last time I spoke about how this son was able to repent. Ubushize nigeze kubabwira ukuntu uyu mwana yigeze kwihana. Actually, people confused repentance. Ubusanzwe abantu bajya bitiranya kwihana. But the reason why they confuse repentance is because they also confuse what is sin. Gituma bitiranya kwihana nuko bitiranya n'icyaha. Because they think sin is their actions. Batekereza ko icyaha ari ibikorwa byabo. Yet sin is invisible. Nyamara icyaha nicyo ntikigaragara. Sin is also spirit. Icyaha nacyo ubwacyo ni umwuka. Because when this son received the evil spirit in his heart, kubera ko uyu mwana yakiraga umwuka mubi mu mutima we, he decided to leave his father. yiyemeje gutana na se. He left the family. Yataye umuryango. Actually, even before he left, ubusanzwe na mbere ko agenda, once he received this evil spirit, he was already a sinner before his father. ubwo yakiraga umwuka mubi yari yamaze kuba umunyacyaha imbere ya se. So many people think that sin is committing evil deeds. Abatekereza ko icyaha ari gukora ibikorwa bibi. But actually they are dealing with the result, not the ultimate problem. Ariko nyamara usanga barimo kugerageza gukemura ikibazo cy'ingaruka, nyamara ntibite ku kibazo nyirizina. So once we go through this story closely, mu gihe twitegereje neza iyi nkuru twitonze, we can see that there are stages of the heart of the prodigal son. ushobora kubona ko hariho intera z'umutima w'umwana w'ikirara. But the very first step was to trust himself. Ariko intera ya mbere na mbere byari kwiyizera. Because before trusting himself, he could live with the father. kubera ko mbere y'uko yizera yajyaga abana na se. He could listen to the father. yajyaga yumva se. He could listen to his older brother. yajyaga yumvira mukuru we. He could live happily in the family. yajyaga abaho yishimye mu muryango. But one day he received the evil spirit. ariko umunsi umwe yakiriye umwuka mubi. He started to despise his father. yatangiye gusuzugura se. He started to despise the family members. yatangiye gusuzugura abari mu muryango. And he decided to leave them. nuko yiyemeza gutandukana nabo. He thought he would be succeed. yatekereje ko azahirwa. He thought once he goes to the far country, he would be a successful person. yibiko najya mu gihugu cya kure azaba umuntu wahiriwe. But opposite to that, he became a failure. nyamara nk'imbusane y'ibyo yaje gutsindwa. So we saw last time that failure is also good. ubushize rero twabonye ko no gutsindwa ubwabyo ari byiza. Because God allowed him to fail so that he can return to the Father. imana yemeye ko atsindwa kugira ngo agarukire se. And we could see that that is the true repentance actually. tubasha kuvuga ko ukorwa kwihana k'ukuri mu by'ukuri. Because even though he was trying to recover the money he wasted, kubera ko nubwo yagerageje kongera gusubirana amafaranga yononnye, even though he stopped committing evil deeds, nubwo aretse gukora ibikorwa bibi, actually he was still far from the Father. ariko ntihandi yari akiri kure ya se. So being far from the Father itself is a sin. kuba kure ya se ubwabyo ni icyaha. So the kindness of God was pulling him to come back. ineza y'imana rero yamusubikiraga kugaruka. Likewise, God works in this way in our lives so that we can return to him. kuko ni nako imana ikorera mu buzima bwacu gutyo kugira ngo tuyigarukire. So many people, even Christians, they don't know how they can be united with God. abantu benshi cyane harimo n'abakristo ntabwo bazi uburyo bakwiyunga n'imana. They think all they need is to do good.
batekereza ko icyo bakenera gukora ibyiza and they try to do good. kandi bakagerageza gukora ibyiza And whenever they fail, uko batsinzwe they ask forgiveness of sins. basaba imbabazi z'ibyaha Again they try, bakongera bakagerageza and again they fail. bakongera bagatsindwa Continuously they turn around to a circle way. bahora igihe cyose bazenguruka mu ruziga. But God wants them to realize that His way and their ways are different. gusa Imana ishaka kubamenyesha yuko inzira zabo ndetse n'izayo bihabanye. As I told you, we have enemy, which is our thought. kuko nigeze kubabwira dufite umwanzi w'ibitekerezo When byacu. you read the book of Isaiah chapter 55, iyo usomye igitabo cya Yesaya igice cya 55, please open the book of Isaiah chapter 55 verse 7 and 8. reka mbasome mumbure mu gitabo cya Yesaya igice cya 55 umurongo 7 ndetse no 8. What does the Bible say here? ese hano Bibiliya ivuga ngo iki? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have mercy on him, and to our God, for He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. aravuga ngo umunyabyaha areka inzira ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. berega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanyu, ni ko Uwiteka avuga. The prodigal son decided to recover the money by just finding a job. umwana w'ikirara yiyemeje kongera kubona amafaranga binyuze mu gushaka akazi. So he tried to work. rero yagerageje gukora Even though the job was not good, nubwo akazi katari keza, but he thought, I cannot go back to my father, ariko yaribwiye ati ngeze nagarukira data being empty. afite ubusa. Let me just try to find a job. reka gerageze gushaka akazi, I hope that I will succeed niringiye neza ko nzabasha guhirwa if I recover my money. nisubirana amafaranga yanjye. Maybe that time I can go back to my father. ahari wenda icyo nicyo gihe nzagarukira data. So this was his way, rero izi nizo zari inzira ze, and this was his own thoughts. ibyo byari ibitekerezo bye, But what was the thoughts of his father? ariko si ibitekerezo bya se, byari The ibindi. father wanted him to come back. se yashakaga yuko atahuka. The father was waiting for him to return back. ise yagamutegereje yuko yagaruka nanone, And he prepared everything for his return. kandi rero yateguye ibintu byose bisabwa kugira ngo agaruke. But the son didn't know the heart of his father. gusa umwana ntabwo yari azi umutima wa se, He just kept struggling in the far country. yakomeje guhatana mu gihugu cya kure. Actually, this story shows us how we can receive the blessing from God. iyi nkuru itwereka uburyo dushobora kwakira imigisha y'Imana, Because, as I said last time, this story talks about our salvation. nk'uko nababwiye ubushize iyi nkuru ivuga iby'agakiza kacu. How did this prodigal son get rescued? ese ni gute umwana w'ikirara yashoboye kurokorwa? How was he be able to receive the salvation? ni gute yabashije kwakira agakiza? Actually, God led him to fail completely ubusanzwe Imana yatumye atsindwa burundu, until he reached the point where he could not help but to forsake his ways and his thoughts. kugeza ubwo yagera ku rwego rwaho yatsinzwe burundu akareka inzira ze n'ibitekerezo bye. No, many people think they are sinners. abantu benshi batekereza ko ari abanyabyaha, And I think the reason why they are sinners because they do unrighteous things. batekereza ko impamvu ari abanyabyaha ari uko bakora ibintu byo gukiranirwa, And they try to stop committing sins. kandi bagerageza guhagarika gukora ibyaha. But the Bible suggests only one thing. ariko Bibiliya isaba ikintu kimwe cyonyine gusa. The Bible says, if you are wicked, if you are sinner, forsake your way. Bibiliya iravuga ngo niba uri umuntu mubi, niba uri umunyacyaha, ureke inzira The zawe. reason why you are still a sinner is because you are using your own way. impamvu ukiri umunyacyaha ukora gukoresha inzira zawe bwite. The reason why you still say that you are a sinner is because you clung to your thoughts. impamvu ukomeza kuva kuri umunyacyaha kubera ko wizirika ku bitekerezo byawe. So the Bible said that the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. iravuga ngo ukiranirwa nareke inzira ze, ndetse umunyacyaha areke ibyo yibwira. Well, once we forsake them, kubera ko mu gihe twabiretse, the Bible says that's when you can return to the Lord. bivuga ko iki gihe ari cyo gihe tubashobora kugira Uwiteka. Arriving there,
tugezwaho. The Bible says God will have mercy on us. Bibiliya ivuga ko Imana izatugirira ibambe And He will abundantly pardon you. kandi ko iza kubabarira rwose pe. When you reach before God, Iyo ugeze imbere y'Imana you find that everything was prepared for you. usanga ibintu byose byaraguteguriwe. All you need is to know that your ways and your thoughts are different from God's. Icyo ukeneye ni ukumenya ko inzira zawe n'ibitekerezo byawe bihabanye n'iby'Imana. When you read also the book of Acts, Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, the book of Acts speaks the same thing. ibyakozwe n'intumwa naho havuga ibintu nk'ibyo. Please open the book of Acts chapter 26 verse 18. dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 26 umurongo 18. Here the Bible says, Lord, open their eyes in order to turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. kugira ngo bahumure amaso n'abahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko babarirwa ibyaha byabo, baganwe n'abejejwe no kunyizera. So when people are under the evil spirit, iyo abantu batwarwa n'imyuka mibi they cannot see. ntabwo bashobora kubona, Actually, they are blind. baba bahumye. So this prodigal son, when he was in the far country, ubwo umwana w'ikirara yari mu gihugu cya kure, he could not see the love of his father. ntashobora kubona urukundo rwa se. He thought, if I return to my father, he will maybe forsake me, yaravuze ati rwose ninsubira kwa data ahari azanyirukana, because I came here being full with money. kubera ko naje mfite amafaranga menshi, Now I'm empty. ariko ubu nta na make mfite. I wasted all money with my prodigal living. amafaranga yose narayononnye mu buzima bw'uburara. How can I go to my father being so short like this? ese ubwo nasubira imbere ya data nsa nabi gutya gute? I'm so dirty. ndanduye cyane, I'm filthy. ndi umuntu uhindanye. So I need first of all to sanctify myself. nkeneye kubanza kwiyeza, I need to solve this problem first of all. nkeneye kubanza gukemura iki kibazo mbere na mbere. This is how many people think. uko niko abantu benshi batekereza. But actually, you have to know one secret. ariko buryo ukwiye kumenya ibanga rimwe. The reason why you are dirty impamvu wanduye or filthy, cyangwa se uhindanye, it's not because you commit evil, si ukora ko ukora ibibi, but you commit evil because you are evil. ahubwo ukora ibibi kuko usanzwe uri mubi. You know, human heart is like a charcoal. umutima w'umuntu umeze nk'ikara. As you know, a charcoal is too dark. nkuko mubizi ikara ririjimye cyane, Even if you wash it nawe waryoza using thousands of soaps ugakoresha amasabune n'ibihumbi and all good water, n'amazi meza yose, I'm sure that the color cannot change. ndamya neza ko ibara ryayo ridashobora guhinduka. So human heart is like that. n'umutima w'umuntu ntabwo ukomeze. The Bible says after man was deceived by Satan, bibiri bivuga ko umuntu amaze gushukwa na Satani, all of us, we became like an unclean thing. twese twabaye abanduye, We became dirty twaranduye, until all intents of our thoughts are only evil forever. kugeza ubwo kwibwira kose imitima yacu itekereza ari kubi gusa kugeza iteka. This is our true figure. iyo niyo shusho yacu nyayo. So committing evil is the proof that we are evil. rero gukora ibibi, icyo ni igihamya cy'uko dusanzwe turi babi. But Satan blinds us, ariko Satani yaraduhumije, as he blinded this guy. nkuko yahumije uyu musore, Also he is blinding people even now. uko ni nako ari guhumya abantu n'ubaka kandi. But the reason why we preach the gospel ariko impamvu tubwiriza ubutumwa bwiza, is because through the gospel people's eyes can be opened. dukora ko binyuze mu butumwa bwiza amaso y'abantu abasha guhumuka. This is what Jesus tell us to do. iki nicyo Yesu adusaba gukora. Verse 18 where we have just read says, umurongo wa 18 aho tumaze gusoma baravuga ngo, to open their eyes in order to turn them from darkness to light, kugira ngo bahumure amaso bave mu mwijima bajye mu mucyo, and from the power of Satan to God. bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana. Yeah, once people's eyes are open, iyo amaso y'abantu ahumutse, they realize that they are in the far country. babasha gutahura ko bari mu gihugu cya kure. They realize that where they are is not their home. batahura ko aho baherereye atari iwabo. Therefore they can return to God. bityo rero babasha kugarukira Imana. They can forsake Satan.
bashobora kureka satani and go to God. bagasanga imana. And that is repentance. uko niko kwihana. Arriving there, iyo ugeze aho the Bible says that they may receive forgiveness of sins birabanga nuko barerwa ibyaha byabo and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. ndetse baraganwe n'abijejwe no kunyizera. Yes, when they reach before God, iyo bageze imbere y'imana they receive faith. bakira kwizera. Faith to believe in the love of God. Kwizera kuko kwakira urukundo rw'imana. God so loved us. imana yadukunze cyane. That's why he gave his only begotten son, Jesus. icyo cyatumye itanga umwana wawe w'ikinege Yesu. Through Jesus we are already sanctified. binyuze muri Yesu twamaze kwezwa. But if we keep living the far country, ariko dukomeje kuba mu gihugu cya kure, if we deny this love of God, turamutse twihakanyira urukundo rw'imana, just live having nothing to do with this sanctification. ukabaho ntacyo muriho no gukwezwa. So today we read Luke chapter 15. uyu munsi twasomye Luka igice cya 15. As I told you, the greatest enemy of the prodigal son was not the famine. kuko nabibabwiye umwanzi ukomeye cyane w'umwana w'ikirara ntabwo ari inzara. Because the famine we read here was just the kindness of God to pull him back to his father. kubera ko inzara twasomye ahangaha yari kugira neza kw'Imana kugira ngo kumukururire kumushyira kuri se. But there was the greatest enemy, which is his thoughts. ariko hari umwanzi ukomeye cyane ari ibitekerezo bye. The thoughts of himself hindered him to go back. ibitekerezo bye byamubuzaga gusubirayo. But one day, ariko umunsi umwe when you read verse 17, iyo dusomye umurongo wa 17, the Bible says, but when he came to himself, he said, how many of my fathers hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? twasubiye muri Luka igice cya 15 umurongo wa 11. Yes, Luke chapter 15 verse 17. 17 biravuga ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu batatu ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nge inzara insinze hano. Up to this point, he was able to discover the love of his father. kugeza hano ubu ngubu yari yabashije gutahura urukundo rwa se, Even though he didn't discover it fully, nubwo atari yarigeze arutahura mu buryo bwuzuye, but at least now he's thinking about the love of his father. ariko byibura ubu ngubu arimo gutekereza ku rukundo rwa se. You know, he came to the point where he felt that at least his father can love him as he loves the servant, the hired servants. yageze ku kigero cyo kumenya ngo se ashobora kumukunda nk'uko yakunze abagaragu be. And remember, he was the son. mwibuke neza ko ari umuhungu we. Actually, even up to this point, he could not understand the love of his father well. no kugeza ubu ngubu yari atarumva neza urukundo rwa se. Anyways, he was at a good point to return. gusa yari ari mu mwanya mwiza wo kugaruka. Verse 18, I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. umurongo wa 18 avuga ngo reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuri mu ijuru no mu maso yawe. So this is how this prodigal son was able to go back. uku niko umwana w'ikirara yashoboye gutahuka. Yes, he had his own thoughts, ndi kuko yari afite ibitekerezo bye, but he was able to put down his thoughts. ariko yabashije gushyira hasi ibitekerezo bye. After putting down his thoughts and his ways, nyuma yo gushyira hasi ibitekerezo bye n'inzira ze, he just moved back to his father. yahise asubira kwa se. This is the true repentance. uku niko kwihana nyako. Everyone, if you want to believe in God, niba ushaka kwizera imana, please forsake your ways. ndagusabye ureke inzira zawe, Put down your thoughts. ushyire hasi ibitekerezo byawe, Accept the word of God. wemere ijambo ry'Imana. If God says that He loved you so much, niba imana ivuga ko yagukunze cyane, if God said that even now He loves you, imana ikubwira ko n'ubu ikigukunze, you have to receive the love of God. ugomba kwakira urwo rukundo rw'Imana. Whether you see or not, waba ubona cyangwa se utabona, God loves you. imana iragukunda. So the son returned. rero uyu mwana yaragarutse. Verse 22. umurongo 22. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet. ariko sabwira abagaragu ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. So the son returned to his father's home. umwana rero yagarutse mu rugo rwa se.
He had still complicated thoughts. yagifite n'ubundi bitekerezo bimuruhije. He didn't know what would happen once he meets his father. Ntabwo yari azi ikizamubaho nahura na se. But the Bible says when he was still a great way off, ariko birivuga ko yari akiri kure, the father saw him first. se niwe wabanje kumubona, And the father ran and hugged him and kissed him. se amwirukaho nuko aramuhobera anamusoma. The father was so happy. Se yishimye cyane, Despite how much he was dirty, utite kuneri yanduye. the father realized that this is my son. Se aramenya ati uyu ni umuhungu wanjye. Yes, he was dead, Ni kuko yari yarapfuye, and now he's alive. none barazutse. And verse 23 says, Wa makumyabiri na gatatu turavuga ngo, and bring the fatted calf here, and kill it, and let us eat and be merry. muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishimye. For this my son was dead, and is alive again, was lost and is found, and they began to be merry. kuko uyu mwana wanjye rero apfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse, nuko batangira kwishima. Yes, when you read this story, Nibyo kuko iyo usomye iyi nkuru you can see the love between a father and a child. ushobora kubona urukundo hagati y'umubyeyi ndetse n'umwana. This love is unconditional. Uru ni urukundo rutagira ikigombero. Same love is between you and God. Narwo rukundo ruri hagati yawe n'Imana. God does not ask you to sanctify yourself. Imana ntigeze gusaba kwiyeza. Instead, God did everything to sanctify you. Ahubwo Imana yakoze ibintu byose bikenewe kugira ngo ikweze. So who washed the prodigal son? None ninde wogeje umwana w'ikirara? It's not himself, Si ubwe, but the father commanded the servants to wash him. ahubwo si wategetse abagaragu kumwoza. Who shaved this prodigal son? Ese ninde wogoshe umwana w'ikirara? That is the father. Se niwe wamwogoshe. The word of his father could do everything for him. Ijambo rya se ryamukoreye ibintu byose. So who gave him the ring? Ndamuhaye impeta. That is the father. Uwo ni se. Who gave him the sandals? Ndamuhaye inkweto mu birenge. Actually, he found everything was prepared by his father. Birasanzwe ibintu byose byaramaze kwitegurwa na se. So this is the love of God. Rero uru ni urukundo rw'Imana. Once you come to understand the love of God, Iyo usobanukiwe neza urukundo rw'Imana, you can go before God ushobora kujya imbere y'Imana, and you can receive sanctification. ni ukukezwa, You can receive the righteousness of God. ni ukakira gukiranuka kw'Imana, You can receive true salvation. ushobora kwakira agakiza k'ukuri. What is true salvation? Agakiza k'ukuri ni akahe? True salvation is forgiveness of sins. Agakiza k'ukuri ni ukubabarirwa ibyaha. Once you receive salvation, Iyo wakira agakiza, it means you receive the forgiveness of your sins. bisobanuye ko wakira imbabazi z'ibyaha byawe, And this is the gift from God. kandi rero ni impano iva ku Mana. So as we conclude, Ibyo dusoza rero, allow me to read one verse in the book of 1 Corinthians. Reka nsome icyanditswe kimwe mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere. 1 Corinthians Abakorinto ba chapter mbere, 6. igice cya gatandatu. You can read from verse 9 through verse 11. Dushobora gusoma guhera ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11. Please open 1 Corinthians chapter 6 from verse 9. Mu gukora Abakorinto ba mbere ibice bitandatu guhera ku murongo wa 9. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites. Ntimuzi ko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana, ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitindwa cyangwa abagabo bendana, Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Yeah, here the Bible clearly tells us that unrighteous man cannot inherit the kingdom of God. Hano biravuga ko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana, And it adds to not be deceived. kandi harongeraho ngo ntukishuke. Why do you allow Satan to deceive you? Ese kucyemera ko Satani agushuka? You say, I am a sinner.
ukavuga ngo ndi umunyacyaha and you are just satisfied by the fact that you ask forgiveness of sins endlessly. warangiza ukanyurwa gusa nuko wasabye imbabazi z'ibyaha mu bihe bidashira. Do not be deceived. rero ntugashukwe. If you are a sinner, uri umunyacyaha, if you are not righteous person, utari umukiranutsi, you cannot go to heaven. ntushobora kujya mu ijuru. Heaven is a place of righteous people. mu ijuru ni ahantu h'abakiranutsi. Those who have the righteousness of God, abafite gukiranuka kw'Imana, they can enter into heaven. nibo bashobora kwinjira mu ijuru. But all the rest should perish. ariko abandi basigaye bose bagomba kurimbuka. But the Bible says, ariko Bibiliya ivuga ngo unrighteous people cannot enter the kingdom of heaven. abakiranirwa ntibazinjira mu bwami bw'ijuru. Do you want to inherit the kingdom of heaven? ese ushaka kuragwa ubwami bw'ijuru? Yes, you may think, I want and I'm working for it. ngiye gushaka kwigura uti ndabishaka ndi kubikorera. That's why I try not to be a thief. niyo mpamvu ngerageza kutaba umujura. I try not to commit adultery. ngerageza kudasambana. But sometimes I see myself lying. ariko rimwe na rimwe nisanga nabeshye. You have to know that you are a sinner. ugomba kumenya kuri umunyacyaha. If you think like this, utekereza utyo, you have to remember that you are being deceived by Satan, ugomba kumenya kuri gushukwa na Satani, because you cannot go to heaven being a sinner. kuko udashobora kujya mu ijuru uri umunyacyaha. But how can a sinner become righteous? ariko si umunyacyaha yaba umukiranutsi ate? We can read verse 11 here. dushobora gusoma umurongo wa 11 hano. It's the same way like the prodigal son was cleansed. ni kimwe n'uko umwana w'ikirara yogejwe. Verse 11 says, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. aravuga ngo kandi bamwe muri mwe mwari nkabo ariko mwaruhagiwe mwarejejwe mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo. It's not that we should not be like a prodigal son. icyo dusabwa si ukutaba nk'umwana w'ikirara. We are already like him. twamaze kumera nkawe. All of us, we are like the prodigal son. twese tumeze nk'umwana w'ikirara. But the Bible says, ariko Bibiliya ivuga ngo those who accept how the Holy Spirit guides them, abemera uburyo umwuka wera bayoboramo, those who accept what the Lord Jesus did for them, abemera ibyo umwami Yesu yabakoreye, once they come before God, igihe baje imbere y'Imana, they find that though they were like the prodigal son, bisanga nubwo bari bameze nk'umwana w'ikirara, now they were washed, barogejwe, they were sanctified, barejejwe, and they are justified in the name of the Lord Jesus. kandi batsindishirijwe mu izina ry'umwami wacu Yesu. Why do you follow your thoughts? se ni iki kigutera kureshya ibitekerezo byawe? Please forsake your thoughts. ndagusabye ko ibitekerezo byawe Forsake your ways. ureke inzira zawe, Accept the way of God. wemere inzira z'Imana. God sanctified you through Jesus. Imana yakwejeje binyuze muri Yesu. God forgave all of your sins 2,000 years ago. Imana yakubabarira ibyaha byawe mu myaka 2000 yose yashize. You are late to know this. watinze kubimenya. But if you realize this time, ariko uramutse ubimenya ubu ngubu, please receive it as faith in your heart. ndagusabye ubyakire nk'ukwizera mu mutima wawe. As we read in Acts chapter 26 verse 18, uko twasomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 26:18, all righteous people, they are sanctified by faith to believe in the works of Jesus. abakiranutsi bose bezwa no kwizera Yesu Kristo. Because once they reached before God, they found that God had already forgiven them all of their sins. bageze imbere y'Imana batahura ko Imana amaze kubabarira ibyaha byabo byose. God washed your sins. Imana yogeje ibyaha byawe. God sanctified you. Imana yarakwejeje. God justified you. Imana yagutsindishirije. You have to accept this truth in your heart. ukuri ugomba kwemera mu mutima And wawe, this truth shall make you free. kandi ukuri kuzakubatura. After the prodigal son reached his home, umwana w'ikirara amaze kugira iwabo, the father started to take care of him. se yatangiye kumwitaho. From that time he could live happily. guhera ubwo yatangiye kubaho yishimye. All the family was happy. umuryango wose wari wishimye. So God will be happy once you return to him. nawe Imana izakwishimira nuyigarukira. And once you receive his works instead of trying to work by yourself. ntiwakira imirimo yayo aho kugerageza kwikorera ku bwawe. I hope that you believe that God sanctified you and you are as holy as Jesus. nizeye ko Imana yakwejeje kandi ko wera nka Yesu. You are holy more than you can think.
urera ibirenze ibyo ushobora gutekereza. Hallelujah. Haleluya. I will speak up to here. Reka soreze hano. I hope that you find yourself through the story of the prodigal son. Niringiye yuko kwibonera muri inkuru y'umwana w'ikirara. Father God, we thank you. Banda turagushimira. Really have worked for us. Rwose waradukoreye. You sanctified us through the blood and the death of Jesus. Waratwejeje binyuze mu rupfu rwa Yesu. Also, you justified us through his resurrection. Ikindi kandi waradusubishirije binyuze mu izuka rye. That's why you can testify that we are as holy as Jesus. Ni mpamvu tubasha guhamya ko twera nka Yesu. Because Jesus took our sins and he gave us his righteousness. Kubera ko Yesu yakuye ibyaha byacu bikaduha gukiranuka kwe. That is the free gift. Iyo ni impano y'ubuntu. Once we receive it, mu gihe tuyakiriye, we can rejoice and enjoy it. dushobora kunezerwa tukayishimira. May you bless all of yours umugisha wakurikiye wose to accept your word as it is. kugira ngo wakire ijambo ryawe ko ryakabaye. I pray all in the name of Jesus our Lord. Nsenzinize mu izina rya Yesu. Amen. Thank you very much. Murakoze cyane.